ikintu cyanyishe nyewe kikanambabaza wanayimirarevye na bagomba kumenya vari turi mu isi ya digitali umuntu wese uwo mwifuza yuko yagira ati yaguma mu buzima bwawe wenyine yaguma kuba umusingo naga ari byo mwifuza ariko bagomba gukoresha ubwenge. Oya nawe igihe kirageze kugira ngo ahure n'umuntu ushaka nibyo ndabyumva narese ukomere tubona nibiriye. Oya nadacunga neza azaseba uko nakomeje kubyumva ngo nandi ma video ari hanze. Ayo ma video bashaka kuba bavugaho nuko bavuga yuko oya ba stability ashobora kuba yaragize ubuhagara n'uwo muntu. Nta muntu uzi natwe se turi umuntu uriya muzdeje nta muntu batekaga ko haza video nk'iya ari mu maguru y'umugabo hariya. Ibintu byose kugira ngo tugere ku kintu runaka bisaba kwihangana. Sometimes uhura n'ibibazo bikunze hari ni ise cyane ugahora n'ikintu kikagusubiza hasi ukihangana ugakubizwa poroshenga. So rero mu gihe uzi neza ko umugabo nasesera yagiye mugabo yishiriza mukiri hasi mugahera hasi mukazamuka umugabo agakora cyane kugira ngo ugere aho ugera, ntago wowe kanaka ngo nyuma y'umwaka umwe utashobora kwihangana. Yes twagarutse kuri ya channel y'abanyarwanda plus 250 ngo mwere mudukumbuye cyane ewana message wagiye urabona message ndazibona baratwandikira ati bite akora ziza babirime twategura ibintu byinshi cyane tuba turi gutegura ibintu byinshi hano kuri plus 250 murabizi turabakunda tumaze iminsi hari ibintu duhugiyemo ariko by'umwihariko murabizi ko muri abantu bacu tubahoza ku mutima muri no minsi hari ibintu byinshi tujyana tubategura nawe urabizi kabisa Rogers cyangwa se Takalamo ndabizi navuze Takalamo ntago naba mbinogeje neza bura magomba guha Takalamo muri no minsi hari ibintu byinshi turi kubategura niyo mpamvu mu minsi ishize mutatubonaga by'umwihariko nta bindi bintu duhugiyemo bisa nk'ibitandukanye cyane n'ibi ngibi turimo by'umwihariko hari byinshi cyane hari package nini cyane tubafitiye birifuza ko ari ibintu byinshi cyane kandi byiza cyane twakifuza yuko mwabona niyo mpamvu rero ubu ngubu twaje kabisa imbaraga ni nyinshi cyane urabona ko turabasore ubundi ubu turi mu kwezi kwa kane bavuga ko mu kwezi kwa kane akenshi ngo umwaka burya ngo ugiye kugera mu gice cyawo ariko nge nemera ko buriya mu kwa kane habakiri kare ubundi utapanze gahunda zawe ukaba zitangiye kugera mu gice gas ubundi ibintu wapanze intego na 40% ubundi kaba kabaye vare dushaka ukuntu ibintu byose nimba ari panze bavuga ati mfite intego wene 3 nihaye no mwaka wene ukabona bigeze mu kwa kane nta nimwe uragera kwiriye gukora cyane uyu mwaka rero ebana mbabwira ati tubafite ibintu byinshi ubwo twebwe si turi mu kwa mbere ariko twebwe twemera ko umwaka ugihari iminsi iracyahari hari n'abantu bacitse intege wenda ari plan bari bafite z'uyu mwaka ariko ntibacike intege wenda nimba ubona aya mezi atambutse hari nta kintu kiragenda kire mu byo wapanze ntari rarenga aracyari kare hari byinshi cyane wakosora aracyari igihe kinini umujyi nawugezemo nabonye umujyi umeze neza ebana amazu meza Kigali abantu bataheruka bari muri diaspora muri rusange izere ko amashusho buri kugenda muyabona ebana Kigali araryoshye meze gute safari meze neza cyane uyu munsi rero twagize umugisha bwo kuba hano muri Blackstone turi kumuvandimwe naho tugiye gukora ikiganiro tugiye kuganirira hano ariko uno munsi inkuru dushaka kuganiraho turashaka kuganira ku kintu kimwe abarokore ubundi ishusho turi gutanga ni iyihe abarokore none bari trend hano hanze hano hose uratambuka dere babarokore by'umwihariko twagiye tubona inkuru hano tubona inkuru zigiye zitandukanye bagiye zikurikira hari inkuru zatambutse ku munsi w'ejo n'umunsi wabanjirije no mu minsi yagiye ibanza Pastor Mutesi amaze kuba ikimenwa bose by'umwihariko ku nkuru nyinshi zagiye zimukorwaho n'ubuko yagiye akora ku bagabo bagiye babana nawe mwagiye mubikurikirana ni ibintu bigiye bitoroshye cyane yarabubyeyi nawe umupasiteri nawe amaze kugaca hano hanze amaze kugaca by'umwihariko si turi buze kumugarukaho cyane ahubwo turagaruka kuri pasi yatanze ku gihe cyatambutse ariko ntabwo babyoroshye
ese nyine turabigarukaho kuko hano hari never train uri trend noneho higiye ibyo uriya mubyeyi nabyo numva isereri uriya mubyeyi yasiya ko iravuga ibintu wumvise ukuntu bimeze nabyumvire numva ngiye isereri uri ndikana avuga sora mubyeyi kuko uriya mupapa bombe dufite ukuntu tumufata hano hanze umuntu w'umurigendi patatu bene ndi kuvuga yemya kwigendera Imana ikomeze kumutuza heza wenda uyu munsi turi buze kumuganiraho cyane ariko by'umwihariko ebana mu gihe cyashize twagiye tubona inkuru nyinshi abantu benshi cyangwa se abahanuzi baza bakora iki bakora ibikorwa bitari byiza byo kwerekwa cyangwa se babeshya bazana ibinyoma ngo babwiwe n'Uwiteka ko bagomba gushyingiranwa nande na madamu Asiya umudamu wahoze ari uwande wa Pastor Theogene Nyakwigendera. Tugenda tubona izo nkuru ariko by'umwihariko twaje gutungurwa tubonye iki tubonye amajwi yagiye hanze cyangwa se n'amavideo avuga yuko Pastor cyangwa se Asiya madamu wa Nyakwigendera Theogene Imana ikomeze kumutuza heza. Tugenda tubona izo nkuru abantu benshi cyane bikanze bakibona amavideo bakibona amajwi bacyumva ibyo bintu byose bikanze cyane. By'umwihariko impamvu yatumye bikanga kurushaho nuko baje kugira gute baje kumenya yuko uwo mugabo bari guteretana Steven yageze ate yahawe passe na Mutesi. Urabivuga iki mbabarira umbwire kuri icyo kintu kubona Pastor Mutesi atanga nde passe kuri Asiya ku mudamu wa Nyakwigendera Pastor Theogene. isi nkubeshye ibintu by'abagute amatorero y'iki gihe ayibwaye abantu bari guca intege abantu tugize ubwacu kuba wenda umuntu abahugiye mu byinshi cyane n'ibicumuro bitoroshye hano hanze wizwa itoroshye ariko nta pastor bwawe ari kuduca intege denye kimwe nta mukozi w'Imana mama si ubwanjye byambabaje kubona video nk'iriya igerega ibintu bikomeye ariko byahari buriya igihe si cyaba ari iki kugira ngo gisentire hano hari igihe tuba turimo watubaza nta kibazo Imana turanguza urimo uraturanguza bavugana n'uwo mugabo ngo urangaho ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo twebwe twanzike n'akaba kanyuzemo murabizi hano turi muri shop nibiba bisanze abakiriya bashobora kuza cyangwa se abaranguza ntacyo biba bitwaye tuba tugomba kuba turapdated nta kintu utagisike turogoya uvuga nyine turogoya deja kuturogoya nta cyaba kitanga nta gukora ahubwo nyine byiza burya shop utagira mubaza aka kazi se twakora iki twaba twarabivuyemo tuba tugomba guryo wabuze umuranga yaheze he yabuze kwa demwaye ikintu cyanyishe yewe kikanambabaza wana y'imirarebye na bagomba kumenya vari turi mu isi ya digitali umuntu wese uwo mungisoza yuko yagira ati yaguma mu buzima bwa wenyine yaguma ko umusingo naga ari byo mwifuza ariko bagomba gukoresha ubwenge oya nawe igihe kirageze kugira ngo ahure n'umuntu ushaka nibyo ndabyumva none se iyo kamera tubona nibiriye oya nadacunga neza azaseba uko nakomeje kubyumva ngo nandi mavideo ari hanze ayo mavideo bashaka kuba bavugaho nuko bavuga yuko oya bastabitesi ashobora kuba yaragize ubuhahara n'uwo muntu nta muntu uzi natwe se turi umuntu uriya muzdeje nta muntu bakekaga ko haza video nk'iya ari mu maguru y'umugabo hariya kuntu tumubona amukora akamasaje mbese ubundi muri shuwa neza yuko kuri ari we kumva amajwi gusa sona gari mama asiya nago bizo amajwi twayuvoye direka amajwi video nago yibonye video yo sindayibona igihe cyo nakurikiye na amajwi inka yawe wenda uramenyuza ati babana video naboye nazo ntango zisobanura nitugira amahirwe reka nimba hari amafuti igihe yazakurikiye na Vanny Boy yaza ko yayibonye nakeda umuntu arimwoye ko nayifite muri telefone ntabwo yibonye ariko mu by'umwihariko ngeye icyo nakwifuza ariko ko madame Asiya yabona umuntu oya ashobora guhuza nawe ishobora kwakira ibyo abana bi wakabiyo utavuga abana be ibyo nawe byanze ko nagumye kwakira ibihomora nka biriya ndukubona ibihomora umugabo aravuze bishowa neza ibyo bihomora ashingira yo kuvuga ko ari ibihomora nese umuntu w'umugabo yagushaka amashusho umuntu muzima utekereza yafata amashusho akagufata amashusho urimo kumukora ibintu nka biriya nibirese kuba oya massage cyangwa se kuba amagambo hayo kavare bantu badukurikirana kuri Pastor 50 Blackstone deja mwamaze kumubona ariko twaje kuganira muri shop yewe by'umwihariko nawe araza kuza kudufasha mu guca urubanza cyangwa se mu kumva
barashira haki arashira hake wenda uko tubyumva Rogers we twagumije kugenda tubiburanaho cyangwa se tutabyumva kimwe oya bintu numva utarandingaye numva ntabwo umuntu ugiye buriya akwiye kwakira ibigabo nka biriya byose ariko se oya umuntu w'umugabo cunga neza ntekereza ko nawe si umwana muto azi guhitamo icyamukwira cyangwa se kumva yuko ubwana buto se umuntu nk'ura arimo agushize hanze akwiriye kumenya ubwenge hano hanze abantu babaye babi umuntu wese uje akubwira ndagukunda sikaba gukunda nakwiriye gushyira ngo nawe endi wavuga uko ati kuba yagira ubushishozi akamenya umuntu umukwiye wa nyawe kubera ko cyane yuko twagiye tubona ibigabo byinshi by'ibipasitoro cyangwa se bivugabutumwa byaragiye bigira bite biza bikaba byagira gute bikaba byaza ngo byamuhanurira cyangwa bikagira gute bikaba byamuzana mu bintu by'inkundo twagiye tubibona cyane ariko deja bari bafite icyo bagamije bitwaza ijambo ry'Imana ngo bagire bakoze iyerekwa cyangwa se bahanuriwe kuza kujya gute kuba babana nawe twagiye tubikurikirana cyane Blackstone rero nawe sinzi ibintu awugiyemo kandi ari we wakadufashije Blackstone tubwire banza ushire telefone hasi uri bose mfasha baba rucuru urubanza cyangwa se umbwire uko ubyumva tuba tugenda kuko twagiye tubibabwira cyangwa se ko twatanye tubabwira ntabwo tuzajya dukorera ahantu hamwe tuzajya tugerageza gutravolinga ngo tugende tuganire n'abantu twumve icyo abantu batubwira ku bintu bigenda bivugwa buriya Blackstone ni umuntu usibye kuba ari we rwiyemezamirimo ucuruza ahangaha cyangwa se ufite imari ajya kuzizana Blackstone ni umwe mu bantu b'abarokore cyane ko tunasogera ku rusengero rumwe ni umwe mu bantu bakunda gukurikirana ibintu bigezweho cyangwa se biri kuvugwa Blackstone ni umwe mu bantu bakunda gukurikirana utuntu tuba ari two twose tekereza ko nawe tuganira kuri topic ashobora kugira ibitekerezo yaduherezaho Blackstone reka nkubaze kuri aka kantu takaramo ntabwo turi kugenda tubyuzuzanyaho kubera ko we yagiye akunda kuvuga yuko Madame Sia Theogene Inzahuke uramuzi yakwigendera Imana ikomeze kumutuza heza madamu wiwe kuba yabona undi mugabo muri iki gihe ushobora kubona yamwitaho hari ikibazo cyaba kibirimo kuba ari umupfakazi impamvu ikibazo kirimo ni ikibazo ubwo nawe urawugira kuriya ni ugushinyagurira umugabo mwemere ko oya ningo bwite impamvu imishuga bantu nyumve bikomeye byari bitarashira ugiye kumva byanze impamvu byumva agiye kunemeza kuriya ni ugushinyagura umugabo mwemere ko bikomeye bya bitarashira nta byumwe n'amezi angahe ariko akanya nta byumweru hashize igihe kibiri ndaki binini none kuba yutiryamo kibiri kimisho penge n'amezi ko byamukumba muri kubera yuko uriya mudamu yatangiye kujya mu rukundo ariko umugabo amaze gupfa kugenda kwitaba Imana nyakwigendera kandi pasiteri twaramwemeraga pasiteri yahanuraga neza pasiteri ari umuntu wisanzurana n'urubyiruko turabizi mbese turabizi muri rusange ariko urumva umugore kugenda akora biriya ni ishusho igaragaza ko sibyo ntabwo yaramukeneye stile nuko ntabwo yaramukeneye Tanayisha Rogers takara buri ushatse umugore gacya mu gitondo ashaka amezi atatu akabara sivuta imfira hano ubundi ntabwo wari uhari ni kiri honest dukoresha ukuri teka guca ku ruhande turi abanyarwanda tujye tuvugisha ukuri ibitekerezo byawe ngo nanjye mfite ibyangereye je mu bitekerezo na Rogers afite ibye cyangwa se Tanayisha afite ukabyo urumva jewe rero impamvu ngiye nshobora kuba ntabyumera igihe gishize ntekereza ko buriya musa twambaye umubiri Blackstone sibyo twambaye umubiri sibyo ni umuntu kimwe nkatwe buri myaka ibiri cyangwa se narengaho wenda sindi nta myaka we yavuze neshoshe kwishineza bimara mwaka oya imyaka ibiri ishobora kuba irimo sibyo ntekereza yuko ibyo ukeneye uri umuntu uko Imana yaturemye igihe cyari kigeze kugira ngo wenda nawe agira ate yomora ibikomere ku mutima we sibyo wowe uri kuvuga ngo oye imyitwarire yawe nk'ira mugore watewe utezi kuba ndi kuba namuvugira sigaba nawe imyitwarire yawe ni nk'iyiwe kubera ko ntabwo ushobora kwihangana kandi utihanganya byari reka kuba wakihangana ni kimwe sibyo hari umuntu wihangana cyane sibyo hari n'umuntu ushobora kuvugwa aho tugufusha umugabo cyangwa gufusha umudamu takarambe ibyo mugiye je cyukwese bega cyangwa niba atamisha utihanganya kamiki gihugu
none se hari igihe ushobora kwihangana wowe ubwawe sibyo mu kwihangana kwawe twese tugira amarangamutima ariko njyewe mu kwihangana kwanjye bikaba bitandukanye n'uko wowe wakihangana bigaragare ko njyewe nkarangwa cyane n'amarangamutima yawe wowe nawe nta ko niyo ukunda umuntu niyo mpamvu urukundo rwa kera twari dufite neza rwasabaga kwihanganira si ukwihanganira ni gute rero umuntu ugomba kwihanganira niba ari umuntu agize ikibazo runaka urakumva agahura n'inzitizi runaka wowe icyo ugomba gukora ni ukumwihanganuka ugategereza so we byasaga nk'aho ikibazo cyari gihari agikemuye umugabo aragiye nakora ibyanjye sibyo iyo muri ayo mu yandi magambo ni uko iyo uzi ko ukunda umuntu ugomba kwihangana ukuntu ibyo byo buriya ikintu cyose bisaba kwihangana kurusha urabizi ibintu byose kugira ngo tugere ku kintu runaka bisaba kwihangana sometimes uhura n'ibibazo bikunze tirari ni isi cyane ugahura n'ikintu kikagusubiza hasi ukihangana ugakubizwa poroshenga so rero mu gihe uzi neza ko umugabo ntasezeranye umugabo yishyiriza mukiri hasi mugahera hasi mukazamuka umugabo agakora cyane kugira ngo ugere aho ugera ntago wowe kanaka ngo nyuma y'umwaka umwe utashobora kwihangana reka ngo ariko se nemera yuko amarangamutima ndahosobanura zare umusirikare ajya ku rugamba akamara imyaka 3-5 yamara 5 umugore akamutegereza apategera asazira rero wowe umukozi w'Imana uzi neza ko tanga ijambo mu bantu ufite inama uyoboye warangiza umugabo arajya kana uko kuno umukozi mwe kuko yaragusigiye inkoni yayisize ntago ayisigira rubanda ayisigira wowe kuko uzi ibintu byose abacamo ugavuga byategura no gutegura umutima w'urugo ni ikintu umugore so iyo uhisemo ugahitamo inzira yihuse cyangwa byakunda nuko icyo gihe n'umuntu umugabo wa mu bundi buryo ntago ari umukeneye kubera ko aragiye ikibazo cyari kiragiye ariko wowe ugomba gushusha nk'umunyarwanda ukavutse ko umugabo wanjye agiye kuki nakihanga yereshuka kubera umubiri ushobora gukoresha systeme ABCD tuzanirwa turaba sivyo na ABCD isi hari ibyo ni ibintu bibaho ariko ntabwo wafata aka kanya ngo ngiye gusezerana nta n'imisi ngahe ku bintu umugabo yavunikiye kubaka ndastira kubaka amazu wese ko bungo badahari none ntahari ariko afite abana afite umuryango afite inshuti afite abavandimwe none se abo ngabo nibo bagabo be ko icyo turi kuvuga nuko kuba yagira famiye abasigaje sibyo ariko ntibitandukanye umuntu uyu mugore mugaba umuntu ni umuntu danone kade arashya nk'ubwira umuntu ni umuntu kandi agira amarangamutima sibyo uyu ni umubiri twambaye sibyo uko Imana yaturemye ariko aho dutandukanira ni mu byiyumviro cyangwa se kugira gute buriya uko nakira ibintu siko byakira wowe ushobora kugira amarangamutima akakugira gute akakuganza ariko nge sangaza ukaba wagira gute hari n'ababa bapfakazi cyangwa se bagafusha abagabo babo cyangwa se uri umugabo ugafusha umudamu ntiwongere gushaka umuntu n'umwe ntibibaho ariko bitandukanye Blackstone bitandukanye n'undi muntu nawe cyangwa se undi muntu ari we wese hari abandi bantu cyangwa se undi muntu ari we wese ushobora kugira gute gupfusha umugabo cyangwa se gupfusha umugore icyumweru kimwe kikaba cyaje kugira ngo ahitagira ate abone undi mugabo cyangwa se abone umugore leta guruka leta ako kanya je rero ntago namublaminga umuntu umaze umwaka cyangwa se imyaka 2 apfushije umugabo asiya nta kosa yigeze akora kosa ntaryo yigeze akora ahubwo icyo akeneye wa muntu umuhakeya sibyo umwakira kumva ikiri ku mutima we akomora ibikomere ntekinda kumuka umuntu uzabasha kumukunda akamukundira n'abana yagize ati yateranye na tuje bacaka hanze usayige uje wese wenda yagira ate yacana amaso cyangwa se umutima akagira umutima nta mushobora kugira gute kumenya abantu bagira bate bamukunda byanyabyo cyangwa se akamenya n'abamubeshye ako ari nduri vugi kuba yarahawe nande abenshi bagira bigarukaho ko warahawe nde na passe nande na wa mugabo ega
na wa mugore mugapata bitewe n'ibyagiye bimuvugwaho benshi bikanze bagira ubwoba baravuga ati uyu Pastor Mutesi uko bigaragara nta muntu muzima yamuha nk'uko bari kuvuga ati nda n'ibice mwabonye iri inyuma nibyo bitoroshye bitewe n'amashusho yagiye agira ate afatwa turi kugenda tubona ubu utamabonaga ntabwo ari kuriya byakabaye bari ntabwo ari kuriya byakabaye bimererwa abantu bose bumiwe bacika bose bacitse ururondogoro. buriya Blackstone yabisobanuye neza nyine arabivuga ariko ku rundi ruhande afite abantu benshi bashobora kugira gute kumwumva no muri commentaire turagenda tubibona ariko bivuze yuko hari n'abandi bantu bashobora kubyumva kimwe nanjye buriya abantu baduhaye commentaire tutamenya ko abantu bagenda babitekereza ari nayo mpamvu tuzajya tuganira ibintu byinshi tukajya tugira n'abantu tugira gute tuganira bakadureza ibitekerezo uko bimeze igitekerezo cyanjye nawe dukwiye guhindura icyawe tukubyumva afite ukabyumva afite ukabyumva iso bimeze wenda n'abadukurikiye baraza kugenda badureza ibitekerezo muri commentaire baraza kutubwira nizere ko abakurikiye iki kiganiro sitwaza no kubitindamo igisigaye n'abantu badukurikiye baraza kutubwira uko babyumva asiyenge numva ko nta nka yaciye amabere igihe cyari kigeze kugira ngo yomorwe ibikomere ku mutima fa kuba gusa afite umugabo waba mukundanye na famille ye nubwo wowe waba utera gutabigira biraka kuvuga uti bigendera ku marangamutima yawe umugabo uzaba ukunda mu mitungo yundi yavunikiye Frere biragaragara ko nawe usa nkawe muri yo ka ndashaka ko nanjye ugenda umunyamakuru already nge gomba kukubaza ndashaka ibyo ndashaka ko Frere uva muri ibyo bitekerezo umforoje ufashe sibyo umuntu araje aje kwicara mu bintu by'abandi kandi nta n'ukwezi n'umwaka muri rusange twe tufata nk'ukwezi ushyigikiye yuko yagira gute yaguma wenyine baya nagaruka kuzaguma wenyine yabasuje akanza yabatusha akitonesa kugeza ryari imyaka 2 ntabwo yabihagije ibiryo imike cyane nakirumwe cyane nyeka ko n'abadukurikiye baza kubi abadukurikiye mu bitume turiratabe umudamu wa marehemu ndeka mu Kiswahili ko bacyitema afite abana bangahe bafite abana bafite n'abandi nangwa gipwasha kubarabo ntuza yagiye azana Theogene abasiga mu rugo aravuga ati abana yafashaga ku ruhande reka turishaka yavuga abo bana nabo yafashaga ku ruhande ariko yabise abana be oya twashaka kubanza kuri abana be none bana afite abana biwe abo nanje kumenye afite bane ushinzwe kari ugashyira nabo bandi reka turebe marase nawe yacukije bari mu kazi noneho kuva abo bana afite rero ako kanya madamu yarakwiriye kubanza kuja abo bana uwo mugore uwo mutima w'urugo umutima w'urugo wamaze kwangirika nta kiba cyasigaye tangira gutembera mu kirere icyo ufashe byose uhura nabyo icyo gihe rero kuko ugomba kwihangana ukihangana wa rugo rwawe wa mugabo wawe kuko umugabo aragiye umugabo ntabwo yishimiye arababaye n'ibyo kuko yagombaga kwihangana n'umwaka ni ukwezi undi mwaka ni amezi 2 iko tuyabara rero icyo kintu kingomba kumenya ujuje no kwihangana imyaka 5 wabona byanze rwose abanye twe tuzaba tubireba na famille zawe bireba n'abana bazaba ibiri nakugeragiza ariko umuntu aragiye nka n'icyumweru wisukubura ariko icyumweru se wowe wivuga ngo nta n'icyumweru icyumweru se arakiri mu gitondo nebwe bure kubyita kwakiri kare yaba bure kubishira mu buke cyane abadukurikiye ndabarabibona barabizi akiri mu gitondo ariko abadukurikiye hano kuri plus 250 icyo twababwira bashobora kuduhereza ibitekerezo nabo uko babyumva ngiye ku bwanjye mfite ibyanjye navuze na Blackstone twasuye hano kuri shop afite uko yagiye bitubwira na Takaramo we afite uko yagiye bitubwira nizere ko abadukurikiye mugena mudereza ibitekerezo uko namwe mu byumva twebwe content zacu ukuntu zaba zimeze ngo twagiye tubivuga zaba zishingiye cyane mu kumva ibitekerezo by'abandi bantu uko bavuga ku bintu bigenda bivugwa rero bisanzye turabashimira cyane aba bavandimwe nabanye nabo uyu munsi cyangwa se 250 muri rusange n'abadukurikiye nizere ko umeze neza cyane ukunze iyi video wayisharinga muri rusange tukagira gute tugakomeza kubana ku munsi ku wundi turakoze cyane kubana nanjye ubwo naho ubutatakaramo wakoze cyane na Blackstone nanjye ni Valere nk'ibisaza mazina yawe